Izi nzozi zigaragaza ahazaza heza, urukundo, gusangira ibyiza n'abandi cyangwa se n'abashuti bawe bose. Kurota urya imbuto bifite ubusobanuro butandukanye bitewe n'ubwoko bw'imbuto warose urimo kurya cyangwa se uburyo wari umeze muri izo nzozi. Ni byiza cyane kurota urya imbuto, rero nibyo tugiye kuba twaganiraho muri kano kanya, dore ko ari ibintu byiza cyane bigiye bitandukanye. Nanone kandi bigaterwa n'amarangamutima wakangutse ufite. Ariko muri rusange kurya imbuto mu nzozi bifite ubusobanuro bwiza cyane. Yarya imbuto mu nzozi. Twafashe ingingo enye turazitunganya neza cyane, nizo tugiye kuba twabaramburira cyangwa se twabanyuriramo muri rusange ngo mwumve ukuntu kurya imbuto mu nzozi ari ibintu byiza cyane, nifuza ko nawe buri wese byaba byamubaho cyane. Izo ngingo uko ari enye izi zikurikira: kwihaza no gutera imbere, guhabwa imigisha, gusaba cyangwa kwakira urukundo, ibyifuzo n'irari. Ni ingingo enye tugiye kuba twarambura cyangwa se tugiye kuba twavugaho ku bijyanye no kurota urya imbuto. Hello, what's popping Kigali, it's your boy Hatari Aizo. Umwe bavuze mumvikana hiriyo nino inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Comedy number 1, comedy wagwan, comedy starboy, comedy CEO, comedy nyirabyo. Je suis général wa Kigali, comedy Aizo and Preston Michael, wabyanga wabyemera. Yes, aka ni kakanya tubagezaho ibijyanye n'inzozi cyangwa se bimwe mujya murota ugasanga ntabwo uzi icyo bisobanuye. Twe twafashe umwanya dusanga tugomba kujya tubasobanurira buri kimwe cyose. Rero wowe ufite icyo ushaka kudusobanuza, ujya hepfo muri comment utwandikire utubwire icyo ushaka ko twakubwira cyangwa se inzozi twagusobanurira izo arizo. Hari abazi ngo cyangwa se bajya bibaza ngo ese twebwe tubivanayo ubundi busobanuro. Nta bundi buhanga cyangwa se izindi tekinike nyinshi cyane. Twifashisha ibitabo ndetse n'abahanga babayeho ndetse n'abakiriho, tukabasha kuba twasobanurira buri inzozi zose umuntu abasha kuba yarota, dore ko umuntu wese ku isi yemerewe kurota. Rero tudatinze cyane, reka tube twatangira. Ariko mbere yuko dutangira, reka duhereze ikaze abantu badukurikira cyangwa se abantu badukurikiye aho bari hose. Ndavuga wowe uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali namwe aho muri kabisa mbahaye ikaze cyane. Ntabwo nakirengagiza abari bwota amasimbi, abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze aho muri hose. Rero uyu ni wa mwanya tubagezaho zimwe mu nzozi abakunzi bacu cyangwa se bamwe mu bakunzi bacu baba baratwandikiye batubwira ngo tubafashe kuba bazisobanukirwa cyane. Ntabwo tuza kuba twatinda, ariko twahaye ikaze abasangwa ndetse n'abashyitsi cyangwa se n'abandi bashyashya. Mwese mumve muhawe ikaze hano kuri Ghetto Challenge. Mwese intero nimwe gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo nimba dukoze ikiganiro ujye ubasha kukibona mu bantu ba mbere. Ni byiza cyane. Reka dutangire dusobanura rero izi ngingo uko ari enye twavuze haruguru ku bijyanye no kurota urya imbuto. Ariko mu by'ukuri wumve ngo ibi ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza nifuza ko nawe wajya urota cyangwa se ari nk'ibishoboka wajya urota, kubera ko ntabwo umuntu arota ibyo ashaka ahubwo ajya akabona birabaye. Rero ingingo ya mbere n'ubundi nk'uko twari twabashije kuba twabivugaho, ingingo ya mbere iravuga ngo kwihaza no gutera imbere. Kurya imbuto bishobora gusobanura ko uri mu bihe by'iterambere, kunguka ubumenyi cyangwa kubona inyungu ziva mu kazi cyangwa mu mishinga yawe. Kurya imbuto bishobora gusobanura ko uri mu bihe by'iterambere, kunguka ubumenyi cyangwa kubona inyungu ziva mu kazi cyangwa se mu mishinga yawe. Iyo ngingo ya mbere niko twabashije kuba twayisobanura. Ingingo ya kabiri nayo reka tuze kuba twayijyaho tudatinze cyane. Uyu munsi turakora ikiganiro kigufi gikubiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane. Rero ingingo ya kabiri nayo iravuga ngo guhabwa imigisha. Guhabwa imigisha. Aha naho babisobanuye bavuga ngo imbuto zifatwa nk'ikimenyetso cy'imigisha n'umusaruro. Iyo urose uri kurya izi mbuto cyangwa se iyo urose uri kuzirya, bishobora gusobanura ko hari imigisha iri kuza mu buzima bwawe. Nizere ko ingingo ya kabiri muyumvise cyane.
guhabwa imigisha. Imbuto zifatwa nk'ikimenyetso cy'imigisha n'umusaruro. Iyo urose uri kuzirya bishobora gusobanura ko hari imigisha iri kuza mu buzima bwawe. Nizere ko tugendana. Ariko wowe biterwa n'imbuto wagiye urya cyangwa se warose urimo kurya, nakubwira cyangwa se nagushishikariza ngo niba hari imbuto warose urimo kurya utwandike muri comment tukubwire, kuko byose tuba dufite ububasha bwo kuba twabikora. Nyamuneka ndakwibutsa gukora subscribe nimba wakunze ikiganiro cyacu, nicyo kintu cy'ingenzi tuba tugusaba kugira ngo tujye dukomeza dukora ibiganiro byiza kandi bibanogeye. Byiza cyane. Reka tunyarukire ku ngingo ya gatatu tudatinze cyane, twumve naho icyo bagiye babivugaho abahanga bagiye batandukanye. Gusaba cyangwa kwakira urukundo. Ingingo ya gatatu, gusaba cyangwa se kwakira urukundo. Bitewe n'ubwoko bw'imbuto waryaga, by'umwihariko nk'umuneke cyangwa se pome n'ibindi, bishobora kuvuga ko ibyerekeye ibyishimo, urukundo cyangwa se umubano n'abandi. Sinzi mbumvise kino kintu. Ngo bitewe n'ubwoko bw'imbuto warose urimo kurya, ariko by'umwihariko umuneke cyangwa se pome ndetse n'ibindi, bishobora kuvuga ibyerekeye ibyishimo, urukundo cyangwa umubano wawe n'abandi. Aho hantu tuwumve neza cyane. Iyo ni ingingo ya gatatu. Reka tujye ku ngingo ya kane, nayo tuyigereho tuyinonosore kabisa, tuyivugeho byinshi bigiye bitandukanye. Dukomeze twihuta cyane, ntabwo tuza kuba twatinda. Rero ingingo ya kane nayo ifite ibyo iri kuba yavuga. Yes, akaba ndakubwira ko ari nayo ngingo ya nyuma cyangwa se ariyo ngingo ya kane mu ngingo zisobanura ku bijyanye no kuba umuntu yarota ari kurya imbuto mu nzozi. Ingingo ya kane rero iravuga ngo ibyifuzo n'irari, cyangwa se ibyifuzo ndetse n'irari. Ibi bishatse kuvuga ngo imbuto zishobora no guhagararira ibyifuzo byawe, byaba iby'umubiri cyangwa se iby'umutima. Aka kantu tukumve neza cyane. Ibyifuzo n'irari. Imbuto zishobora guhagararira ibyifuzo byawe, byaba iby'umubiri cyangwa se iby'umutima. Wowe udukurikira cyangwa se wowe udukurikiye, watubwira imbuto warose uri kurya kugira ngo tubashe kuba twaguha ubusobanuro bwimbitse kuri bino bintu. Noneho dore ikindi kintu. Hari ukuntu wenda ujya urota izo nzozi, wenda ukamenya se wenda uzirose ukambutse wishimye cyangwa se ubabaye, cyangwa se izo mbuto waziryaga wishimye cyangwa se ubabaye. Noneho dore iyo wishimye ukuntu bigenda, iyo uzirose nyine ukazirota wishimye cyane. Nanone kandi iyo urose uri kurya imbuto wishimye usangira n'abandi, ibi byo bigira igisobanuro cyiza cyane. Ndakubwiye ngo cyiza cyane. Dore bimwe muri byo: umubano mwiza n'abandi. Umubano mwiza n'abandi, reka nabyo mbigusobanuriremo gake, mbicemo gake. Ngo iyo urose usangira n'abandi imbuto wumva wishimye, bishobora gusobanura ko ufite umubano mwiza n'abakuzengurutse, nk'abavandimwe, inshuti cyangwa abo mukorana mu kazi. Ni ikimenyetso cy'ubumwe, urukundo n'amahoro mu mibanire yawe n'abandi. Kabiri, kwishimira intambwe wagezeho. Iyo wishimye mu nzozi, bigaragaza ibyishimo cyangwa se umunezero uri mu buzima bwawe. Hari nk'ikintu gikomeye cyangwa se hari nk'ibyo wiyemeje gukora bikaba birimo kugenda neza cyane. Urumva ni byiza cyane, nifuriza buri wese kuba byamubaho. Kuri gatatu, gusangira umugisha. Imbuto ni ikimenyetso cy'umusaruro n'imigisha. Kurya no gusangira imbuto bishobora gusobanura ko uri mu bihe byiza byo gusangira ibyiza ufite n'abandi, cyangwa ko hari umugisha ugiye kuza uzagirira abandi akamaro binyuze kuri wowe, cyangwa se wowe ari wowe ubigizemo uruhare. Ni byiza cyane, ndakubwiza ukuri ngo turya imbuto noneho bikaba byiza cyane kurushaho iyo urose usangira n'abandi kandi wishimye. Urumva bifite ibisobanuro byiza cyane nk'uko hano bikunyuriyemo.
Ndizera ko mwese mwabyumvise kandi bisa neza cyane. Izi nzozi zigaragaza ahazaza heza, urukundo no gusangira ibyiza n'abandi. Nyamuneka wowe udukurikiye ndakubwiza ukuri ngo kurota uri kurya imbuto ni byiza cyane, ariko nkakubwira ngo ese wowe iyo urose cyangwa se nimba wararose cyangwa se warabirose, warose uri kurya izihe mbuto? Izo ari zo zose twebwe aha ngaha turagusobanurira, tukakubwira icyo bishatse kuba byavuga. Ntuterwe ipfunwe n'imbuto waba wararose izo ari zo zose, ndakubwiza ukuri ngo tugomba kubikora cyane. Rero gusa wenda hano nayivuze iyo wazirose ukaba wumva uri mu bihe byo kuba wishimye, ariko ufite no kurota wenda utishimye, nyine uri kurya imbuto ariko wumva utishimye. Ibyo nabyo muri komenti woze kujyamo utwandikire utubwire ukuntu wowe wumvishe ufite amarangamutima cyangwa se amarangamutima wakangutse ufite. Bizadufasha kuba twakubwira uko biba bimeze mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero turimo turagana ku musozo, turi kugenda tugana ku musozo, tubashishikariza kuba mwakora subscribe kuri Ghetto Challenge TV kugira ngo tujye dukomeza tubagezeho ibiganiro, kubera ko buriya iyo ukanze subscribe kabisa biduha motivation nziza cyane cyangwa se ikomeye, kandi iba ari na support ya danger cyane, namwe murabizi abadukurikira. Rero ni byiza cyane ko mwese aho mugiye muherereye nyamuneka ukanakora share, kubera ko iyo nimba wumvishe harimo akantu keza cyangwa se wumvishe harimo ibintu byiza, wabisangiza abashuti bawe cyangwa se bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kuba bagira byinshi bamenya ku bijyanye n'inzozi, dore ko ino TV yacu cyangwa se na channel yacu igomba kugicaho ibintu by'inzozi ibyo ari byo byose. Wowe ujya muri comment utwandikire nta kibazo na kimwe, tukubwire tugusobanurire akantu ko kandi nta na kimwe duciye ku ruhande, kuko nicyo twebwe twaziye ahangaha ndakubwiza ukuri. Rero reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane by'umwihariko n'umuhungu wanyu Aizo. Ciao ciao, Imana ibarinde cyane.